twongeye kubasuhuza kandi tubaye kaze kuri Tinyuka TV aho muherereye hose ku mpande enye zigize iyi si dutuyeho. Iyi ni ya channel yacu kandi yanyu Tinyuka TV. Tugiye kugirana nanone ikiganiro kigiye kwibanda nanone ku buzima, cyane cyane twibanda ku buzima bw'abamama batwite ndetse n'ubw'umwana uri mu nda. Ubushize twabagejejeho indyo 5 z'ingenzi ku mumama utwite. Iya mbere twari twababwiye ni amagi, icya kabiri twari twababwiye ni ibishyimbo, icya gatatu twari twababwiye ni imbuto, icya kane twari twababwiye ni impeke zuzuye, icya gatanu twasorejeho ni imboga rwatsi, imboga z'icyatsi kibisi. Bityo rero kubera ko twari twacugikiye aho ngaho tuvuga tuti bidafata umwanya muremure bikaba byarambira abantu mu kubireba cyangwa se mu kubyumva, uyu mwanya tugiye kongera kubagezaho izindi ndyo 5 z'ingenzi, nongere mbisubiremo, z'ingenzi ku mudamu utwite. Tubahaye ikaze aho muherereye hose, turabararitse kugira ngo mwihangane. Niba udatwite ushobora ejo kugira umukazana, ejo ushobora kutwita. Niba ubiteganya rwose turakwinginza cyane kugira ngo ukurikire ibi bintu, kandi ntabwo bireba abamama batwite gusa, bireba n'abagabo ndetse n'abasore bitegura cyangwa se batekereza nabo bateganya kuzarushinga ejo hazaza. Ni ingenzi rero iyo twigisha umudamu utwite cyangwa se ubiteganya, ntabwo aba ari we wenyine nyirizina ibi bintu biba bireba n'umugabo, bikareba n'umusore kandi uteganya ejo kuzakora icyo gikorwa. Niyo mpamvu rero abantu bose muri rusange tubararikira gukomeza gukurikirana iyi channel, kuko hariho iby'ingenzi byagufasha. Bitagufashije none bishobora kugufasha ejo kandi bikakugirira umumaro ukomeye. Kurikirana video. Indyo ya 6 dukomerejeho y'ingenzi ku mudamu utwite cyangwa se ubiteganya ni ubunyobwa bwa walnut. Walnut ziza mu bwoko bw'ubunyobwa ariko butera mu butaka, ahubwo bwera ku giti. Ubu bunyobwa bwa walnut ni isoko nziza y'ibinure bya omega 3 biva ku bimera. Urushyi rwabyo kubihekenya hagati y'ifunguro rya kumanywa n'irya nijoro ni ingenzi ku mumama utwite. Ibi binyobwa bya walnut byo mu bwoko bwa walnut ni isoko nziza ya proteine ndetse na fibre. Ikindi kiribwa cy'ingenzi ku mugore utwite ni ibikomoka ku mata. Tugiye kuvuga kuri yawurute muri rusange. Amata n'ibiyakomokaho nka yawurute ni isoko nziza ya calcium kandi ikaba ingenzi ku mugore utwite. Iyo udafungura ibikomoka kuri calcium, winjije nkeya yose yigira mu gutunga umwana, bityo ukaba wagira ikibazo mu magufa. Intego nyamukuru mu gihe utwite ni ugushaka ibitunga wa mwana utwite uri mu nda, ariko bitabangamiye nawe ubuzima bwawe bwite. Calcium rero izafasha amagufa yawe ndetse inatuma urutirigongo rw'umwana wawe rukomera.
murumva icyiza cyo gufata amata ya yawurute ku mugore utwite. Habamo icyo bita calcium kandi ni ingenzi ku mugore utwite no ku mwana atwite. Indyo ya munani y'ingenzi ku mugore utwite ni inyama. Hano ku ndyo ya munani inyama cyane cyane iz'inka, ariko zitarimo ibinure. Inyama z'inka mwa babyeyi mwe zitarimo ibinure, zikungahaye cyane kuri poroteyine yitwa line. Si ibyo gusa kuko harimo na chlorine. Inyama rwose, inyama z'inka zitukura ku mumama utwite ni ingenzi, agomba kuzirya byanze bikunze, ariko ukarya inyama zapimwe na muganga w'amatungo uzwi kandi wemewe, aribo twita abaveterineri. Hano indyo ya 9 tugiye kubabwira y'ingenzi ku mumama utwite ni ibijumba. Ibiki? Ibijumba. Ibara rya oranje tubona mu bijumba rituruka kuri carotenoid. Iyo carotenoid ikaba ikungahaye kuri vitamine A iyo tubiriye bigeze hehe mu mubiri. Mu gihe kugira vitamine A nyinshi mu mubiri bishobora guteza ikibazo, ariko siko bimeze kuri carotenoid. Umubiri wacu ni nk'uruganda. Umubiri utunganya iyo ukeneye gusa, ibyo udakeneye bikagira gute? Bigasohoka. Niyo mpamvu kurya ibijumba byinshi nta ngaruka bitera mu buzima busanzwe. Ikindi kandi ni uko ziriya carotenoids zikungahaye cyane nanone kuri vitamine C, zikaba zikungahaye kuri fibre, ndetse zikaba zinakungahaye kuri vitamine B9 cyangwa se B9. Indyo ya 10 tugiye gusorezaho y'ingenzi ku mumama utwite cyangwa se kuri wowe ubiteganya, ni indyo iri mu bwoko bw'amafi, amafi ya salmon. Usibye kuba iyi fi ikungahaye kuri poroteyine, ni isoko nziza y'ibinure bya omega 3. Bikaba byiza ku mikurire y'umwana, ndetse bikanafasha gutuma wirirwana akanyamuneza. Ubwiza bw'iyi fi ni uko irimo methyl mercure nkeya, ikinyabutabire kigira ingaruka ku mikorere y'urwungano rw'imyakura y'umwana, aribyo twita nervous system. Niyo mpamvu andi mafi nka tilefish, shark, mackerel na swordfish atari meza ku mugore utwite, kuko yo agira ibyo twita mercure nyinshi. Muri makeya rero, ni ingenzi cyane ku mudamu utwite gufata cyane ibikungahaye ku bunyobwa bwa walnut, ugafata ibikungahaye cyane cyangwa se ibikomoka ku mata nka yawurute, ugatamira ku kaboga, inyama z'inka, ariko ukirinda zirimo ibinure byinshi, kandi ugafata inyama zapimwe na muganga w'amatungo, ukongera nanone ukibanda cyane ku bijumba. Ibijumba bifite ibara rya oranje, kuko twabonye yuko bikungahaye kuri carotenoid. Nanone ntiwibagirwe
ikindi kintu cy'ingenzi, amafi ariko yo mu bwoko bwa salmon ni ingenzi cyane. Niba warakurikiranye iyi videwo yabanje ukaba ukurikiranye n'iyi ngiyi, tubonye ibiribwa 10 by'ingenzi ku mudamu utwite. Bavandimwe, byose birashoboka ko udashobora kubibonera icyarimwe bitewe n'ubushobozi umuntu afite, ariko nibura gerageza utinyuke kuri buri funguro hajye habonekaho kimwe. Byose ntabwo byabonekera rimwe kuri buri funguro, ariko wagerageza nibura ukajya ufataho kimwe kuri buri funguro rya buri munsi. Ndabashimiye rero, mukomeze mudushyigikire, mukomeze mukurikirane iyi channel, ndetse mukore subscribe, mukore like, ndetse munakore share, mubisangiza abandi, kandi ntiwibagirwe no kudusigira igitekerezo muri comment kubw'ibyo dukora. Wanatubwira ibyo dushobora kongeramo, ibyo twahindura. Ni ingenzi rwose, biradufasha. Turi abantu bagirwa inama, kandi burya ugira amahirwe n'ubona umugira inama. Turabashimiye. Amahoro, amahoro.